abanyarwanda baguzwe hari n'abatwungane bati Mubaraka mwamwibagiwe bakuye muri Marine nawe ngira ngo yarasinyishijwe mu ikipe ya Rayon Sport. President, mbere yuko tujya ku isoko ryo hanze mu Rwanda mwarasoje? Mu Rwanda tugana ku musozo turimo turaganira na Mukura ku bakinyi babiri twifuzayo, Eritatu na Zuberi, kugira ngo twubake impande zacu. Mubaraka ubusatirizi, kaza muri mediane twabonye ba Christian ba Fabio, kuza muri defense ba Nshuti Didier na ba Fabrice umusore twongereye. So mu kubaka abantu turagendana ibintu bibiri, intsinzi no kubaka umushinga urambye. Ku buryo harimo abadusinyiye, abo twasinyiye imyaka 2, harimo nabo twasinyiye imyaka 3. Ubwo dutera intambwe yo gutangira gusinyisha noneho abantu bo hejuru y'imyaka 3 n'5 mu rwego rwo kubaka ibintu birambye. Rwose muri aba bakinyi twarokrise dufitemo hafi abakinyi 6 twasinyishije imyaka 3, ahanini abakiri munsi y'imyaka 25. Wandi uvuga uti ku myaka 23 uramusinyisha 3 afite 26, ariko harimo no option yo kuganira, ndetse n'abanyamahanga turimo gusinyisha turabasinyisha imyaka 2, ariko harimo na option yo gukomeza undi umwaka umwe. Ibyo byose rero biri mu kugira ngo twubake ikipe y'igihe kirambye, kandi tukazana abakinyi bafite experience. Ngira ngo nkuko mwabibonye abakinyi bose twazanye barabatitirere mu ekipe yabo. Yaba Didier wari muri Gorilla, ngira ngo igana yaramutoje, n'umuntu wabaye na kapiteni yaguwe Gorilla igihe, n'umukinyi ufite experience, nubwo bakiri bato ariko batangiye guhabwa inshingano bakiri bato. Didier wo muri AS Kigali, ba Christian ba Fabio n'abakinyi n'ubundi mu ekipe yabo bari beza. Kandi ukurikije ku isoko ry'abanyarwanda buriya bari mu beza dufite ku myanya bakinamo. So nkumva rero ahandi tutarasoza ni mwizamu, turimo turaganira n'umuzamu wacu Olivier. Harimo ibyo tutarumvikanaho bitewe n'ibyo yifuza n'ibyo dufite. Nibigenda neza, ibiganiro bikagenda neza, nawe azaza afatanye n'abandi kugira ngo dukomeze twubake. Ariko nanone bitanagenze neza tuguma dushaka izindi option zaba zihari, bakazafatanya n'abandi bazamutwaye dufite. Mu isoko ryo mu Rwanda numva ari aho tuzagarukira. Perezida utabihushuye na mwana wo kuri 3 ushaka kuzava muri Espoir, haro nabonye bari kumbwira Eliandre utabihushuye, Alexandre akunda kumwita Landry. Nawe n'umwana ukiri mutoya, imyaka 22. Kandi aho dufite umukinnyi titireri twifuza kugira umusimbura we ukiri mutoya, ari bufashe gukurira kandi w'umunyarwanda. Duhere kuri Olivier, President. Olivier ubitubwiyeho neza, transferiye kumwongera amasezerano bigeze hehe? Urabona bishoboka aho ibiganiro bigeze? Birashoboka kuko dutangira ibiganiro wabonaga guhura biri bugore. Byari hejuru cyane, ibyo yifuzaga n'ibyo twatangaga byari hasi, bitewe n'umusaruro na karite n'urwego rwe. Ubu rero turimo gusatira guhurira hagati, ku buryo offre ngira ngo hashize nk'iminsi 2 tuyimuhaye, we n'abajyanama be barimo gutekerezaho. Ni offre nakumvira fair hagati yacu nawe, tumuha agaciro akwiriye, nawe ahaye agaciro Rayon Sport, uko uriya Rayon Sport ni ikipe, nawe ni ikipe ifite uwo mushinga, ariko ni ikipe nkuru. Dukwiriye kuba buri wese yumva umumaro buri wese afitiye undi. N'amagaruye muri nationale, ngira ngo murabizi yuko yaje mu gice cya kabiri gisoza umwaka, atwereka ubushobozi bwe. Ndibaza rero yuko ibiganiro bigenze neza, ubundi bitanaga pressure muri federation. Ntabwo yuko ya press conference zikatari yahamagawe, ariko kwa kari muri Reyo icyo kibatsi cy'umuriro cyasanze president Rwafarabati umushyire mahita natwara FIFA series. President amakuru y'umutara avuga ko yatse 80, ese nibyo kuko yatse 80. Hanyuma ntabwo ari byo, hanyuma urakutubwira kubinjira nibyo, hanyuma kubijyanye no kongera bari bahari abasohoka bo ni bande bimeze bite ko umaze kongera amaki benshi kamwe muri Rayon Sport abazasohoka?
ya harimo abazasohoka, harimo abasohotse kubera amasezerano yararangiye, buriya abenshi basohotse amasezerano arangiye, harimo nabo tugifitanye amasezerano, ariko bitewe n'uburyo turimo kwiyubaka ukaba uvugutaho kugira ngo aze yicara umwaka kuri bench, wamuha amahirwe kujya kugerageza ahandi. Ngira ngo hari umwana ntarindwa Aimable mwaramubonye ejo bundi n'ibiganiro twagiranye, uvuga ati ngewe ngize imyaka yo gukina, simbona umwanya wo gukina, mwamaye amahirwe nkajya gukina ahandi. Harimo n'abandi turi mu biganiro n'amayikipe atandukanye, harimo n'abandi ngira ngo uko ekipe igenda yiyubaka ugenda ubona yuko utazabona umwanya ushaka gukina, kandi buri umukinnyi ni ugukina. Udakina uravuga utereka ngiye gushaka kugerageza amahirwe ahandi. So haracyarimo rero ahantu tugiye dufite nk'abakinnyi 3 ku mwanya umwe, kandi twifuza guhasigarana 2, byanze bikunze umwe tuzagirana ibiganiro by'uburyo ashobora kugerageza amahirwe ahandi. President, umwe mu bandi bantu basohotse bibabaza bariyo, ariko nabaye niseguye kare mvuga nti sindi bukubwire pourcentage ngo ni bangahe. N'umuntu yitwa Youssou Diagne, abantu bati Youssou yari kapiteni, yakinaga yabanzagamo, yari amaze kumenyera. Nawe yagiye muri bwa buryo bwa décision technique cyangwa mwarananiranywe kubijyanye n'ibyo yifuzaga mu buryo bw'amafaranga? Youssou yaganiriye n'abatekinisien, cyambere twe twifuza kumwongera umwaka umwe. Yego. We yifuza imyaka 2. So umwaka umwe twifuza kumwongera, uganira n'abatekinisien bavuga ati twebwe twabonaga icyambere buriya muri wa mushinga wo kugira abakinnyi bato, bati umukinnyi ugeze ku myaka yo hejuru tumwongeye umwaka umwe byaba ari byiza, ariko yashakaga 2. Noneho na offre yasabaga muri icyo bita financial offer, biza kugaragara yuko ubwo bushobozi twe tutari tubufite, kuko ari gusaba 2. Asaba 2 kandi agasaba byinshi. Noneho turaganira tumuha offre, aratubwira ati muzabiganire na agent we. By the way, we abari abakinnyi bafite aba managers babo, umwaja we atwaka amafaranga menshi, tumuha offre, tumuha kwitekerezaho iminsi 2-3, turongera turamaza tuti se kutadusubije, ati genda cyari kuri iyo offre, ariko icyo gihe twari dufite n'izindi. So icyo gihe rero aho kugira ngo utinde, kandi umukinnyi twifuza kuzana nawe yari afite pressure y'indi kipe yamushakaga, umunyacade yari afite ekipe zo muri Tanzania zamushakaga n'ama ekipe amwe yo muri yandi yo muri South Africa. Dusanga dushobora gukererwa ukabura intama n'ibyuma, duhitamo gufata uwo twari dufite. Nyuma rero aza kugaruka muri negosiyo ya offre, twaramaze gufata ikindi cyemezo, duhita tuvuga tuti nta kundi nyine ubwo habayemo gukererwa, ariko dukomezanye n'undi twifuza. Hari n'ibindi abantu bavuga President, kandi tuganire none tujye mu biri mu mitima y'abariyo. Amugana Samiri yabyise amakuru y'abamotari, ariko Rugango rero ryo vuga ngo kamera zacu, mikoro zacu ahantu ziri, abariyo ngiye nakubwiza ukuri baranyurwa. By'umwihariko baravuga bati ntidufite wa rutahizamu wa undukanganye, baravuga bati Asumani n'umwataka yego, ariko ubona nyine batari convaincre ari wa muntu nyine wabasunika sezo yose. Bakaba bati Mediane, bati yego ba Christian, ba Mubaraka, umuntu akaba yavuga wenda ba Fabio n'abandi, akana gatoya ntabwo turi kubona ya Rayon Sport. Iyo Mediane wavuze aba Jano Itakenge yabayemo, aba mediateri bakomeye, baravuga bati hari umuntu musanga asozanyije na polisi, hari Rishari twari dusanganwe kandi mwiza. Bakaba bati nk'abo bakinnyi 2 umuntu abongeye muri Mediane ya Rayon nta bantu tuzi twabonye bafasha, na rutahizamu umunyamahanga ukomeye bavuga ati wa undi ushobora gukora ibitego 20. Reka tujya kuri iryo soko mpuzamahanga by'umwihariko kuri iyo myanya President, bimeze bite? Hari ibintu bihari muri abo mediateri, hari umwataka mufite umunyamahanga muri buzane? Niyo mpamvu twabanje ureba abanyarwanda ko kimwe mu bibazo twagize ni ukugira abanyarwanda bashobora kuduha ibisubizo mu kibuga.
ubu twarababonye tujya ku banyamahanga ngira ngo hari umunyamahanga ari umunyatogo duheruka gusinyisha meilleur buteur wo muri Benin. Ubu turi mu busatirizi bwacu turifuza byibura abakinnyi batatu bashobora gukora hejuru y'ibitego 60 ko ubushakashatsi twakoze mu myaka 10 ishize ekipe yatwaye igikombe cya shampiyona mu Rwanda yabaga yatsinze ibitego hejuru ya 50. Bivuze ngo tufite ibitego 60 tukabirinda ku buryo tugira defense ikomeye shampiyona twayitwara Peace Cup n'izindi twagera kuri. Ubu umukino twaguze yatsinze ibitego 16 muri shampiyona. Kandi analize iyo shampiyona irafunze cyane ku buryo tuvuga ngo niyo yaza kaduha ibyo ngibyo nta kibazo. Hari abataka batatu turimo kuganira. Harimo abo bataka batatu babiri ni ba meilleur buteur mu bihugu byabo. Umwe wa gatatu ni troisième meilleur buteur mu gihugu cye, aho watsinze byinshi yatsinze 22 wafite ibitego 18. Aregereye nuko shampiyona yarangiye yagizemo nakabazo mu mikino ya nyuma, ubundi agakwe ko ari we ari mu ba meilleur buteur. Muri abo bataka batatu tuzafatamo umwe, bivuze ngo turashaka kwinjiza muri Rayon Sport ibindi bitego 20 bika ibitego 36. Icyo abantu bwo wakibasezeranya ko izazana umuntu uri mu batsinze ibitego byinshi muri shampiyona kinamo rwose, kandi ntabwo ari kera kuko twebwe tuzatangira imyitozo kuwa mbere. Turashaka kugira ngo kuwa mbere buriya ni na kimwe muri success twavuga ya planning nziza. Dushoje shampiyona y'ukwezi dutangiye imyitozo. Abakinnyi bacu bagize igihe cyo kuruhuka, harimo abazaza nyuma barimo gusoza cyane cyane abanyamahanga ubu barimo gusoza amashampiyona. Ariko turashaka gutangirana imyitozo ekipe yacu yuzuye. Bivuze ngo nuwo turimo kuganira utaradusubiza dufite option yuko nibigeza muri iyi weekend bitarakunda tuba twafasha undi. Mwavuze abakinnyi bo hagati nka Musanga na Richard twaraganiriye. Turashaka gufata mu umwe muri bo cyangwa bombi bikunze, ariko bitewe n'ibyo dufite n'ibyo bifuza. Ibiganiro birakomeje, nabo ndabahamiriza yuko muri iyi weekend byanze bikunze turi bumenyesha abanyarwanda aho tugeze. Tukagira uruhande rwacu rw'iburyo. Twifuza uriya muhungu Eritatu, ariko harimo n'undi muntu turimo kuganira nawe ushobora kuba afite muwinga ufite ibitego 11 mu gihugu akinamo. Ubwo nawe ni umunyamahanga. So ubwo busatirizi bwacu rero twateranya tukavuga ngo abangaba bafite ibitego 50. Tukavuga ngo abandi bakinyi bo mu kibuga nimero 10 numero 8 mu defenseur. Turashaka kugira ikipe buri muntu ashobora gutsinda, contribution yawe ushobora gutsinda. Bari aba defenseur ushobora gutsinda, amabararete ushobora gutsinda imipira itandukanye. Tukavuga ngo aba bakinyi dufite abakinyi 4 bashobora kuduha ibitego 50, abandi basigaye nibaduha ibindi 10 turatwara shampiyona. Noneho tuvuge ngo n'abadufite turarinda kuko defense twari dufite kongeraho abo twongeyemo n'umuzamu mwiza tuzaba dufite defense. Hari indi mpungenge ariko president wenda turanagarukana mu kanya. Samiri ngira ngo umuntu ashobora kuba top scorer ariko shampiyona avuye midakomeye. Uwitwa Jaro yaraje anavuga bati yaciye ibintu, ariko hageze hari n'abataka bajya hafi Burundi ari aba top scorer rwose bakaza bikanga. President muri kugura he? Wenda ntutubwire Axel, ntabwo yatubwira ngo yitwa gutya ari muri iki gihugu. Ariko hari ibyerekezo tuzi bya Afrika bama abakinnyi wenda sinzi wenda namuzagura bibura, ariko kari muri Afrika niba bishoboka muri kurambagiza mu kihe gice. Hari ahantu uvuga umuntu akumva byibura yakwizera umugeni wahava. Nk'ubu turimo turarambagiza abakinnyi muri Nigeria. Abari urebe kuri top scorer babo barahita byanze bikunze dufitemo ijisho ry'aba top scorer ni Bawoma. Barazga top scorer ni batatu. Bamanura Samiri nicyo mwemere. Top scorer wa Nigeria ni batatu. Ni Victor Bawoma batsinze ibitego 14 barabinganya ari batatu. Hanyuma hakaba umusore w'ikipe witwa Wiki Tourist witwa
akaba yitwa Jonathan Mailinga ndetse na Godwin Obaje wa Enugu Rangers. Okay, nibo batatu. muri abo batanu rero turimo turambagizamo batatu, babiri turimo turaganira. Abona magarutse Nyarugenge. Ikipe yaramanutse kandi mboma afite abapaseri beza yasunikira. Hari aho ngaho turi kuganira muri Cote d'Ivoire, naho dufitemo nka babiri turi kuganira, ndetse no muri Senegal. So aho hose tuhafite cible, ku buryo rwose abakunzi ba Rayon Sport twabizeza yuko bajya bavuga ngo dukeneye ijigo. Niyo mpamvu twatinze, niyo mpamvu twiteguye gutanga igishoboka cyose ngo tubone iryo jigo nyine. Ariko perezida tugeze kuri 25 z'ukwa gatandatu kandi liste za CAF za nyuma ndumva ari kuri 30 z'ukwa gatandatu. Abariyo nyuma yuko bagiye mu matsinda muri 2018 igihe cyose barongereye. Hanyuma nyuma yuko bagiye mu matsinda igihe cyose baba barotana none gusubirayo. Rayon Sport ntijya yifata nk'ikipe yajyaho ng'indege zime nkuko bajya babivuga bari. Murabihuza gute umushinga wo kubaka abakinyi bakiri batoya na success zo mu kurando nyafurika cyane ko birimo n'amafaranga? Rayon Sport ntabwo yubaka idatsinda. Ibyo twubaka n'ukubakira muri structure itsinda. Nibyo nabwira abareyo rwose bita bakavuga ngo uyu mushinga ntabwo ari umushinga wo gutegereza umusaruro muri 2030. Ni umushinga uzabona umusaruro umwaka utaha. Ariyo mpamvu duhuza kubaka abakiri batoya ariko tugashyira imbaraga no mu bamenyereye. Noneho babandi batoya tukazagenda bakurira mu bamenyereye. So umwaka utaha objectif ni igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Niba twarakomanze kuri shampiyona no ku gikombe cy'amahoro, tukwiye guhera aho twasoreje. Ikindi amatsinda nkuko bivuga ubu amatsinda yabaye amafaranga. Tukikarifiya twabonye sheke ya miliyoni 220 buriya. Nitwikarifiya ku yindi rawundi nayo ngayo. Rayon Sport nta handi kura uretse mu bushobozi bwayo. Ibyo biri mu bintu twashyize muri budget. Tugomba kurwana ku buryo amafaranga aboneka. Ingingo y'amafaranga niyo tuzosorezaho mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse ese Rayon Sport ya wa munsi w'igikundiro rigani uzaba amafaranga muri Rayon Sport arimo gura abakinnyi ndetse n'uburyo Rayon Sport zaba muri saison itaha byifashe gute? Niyo tugana mu isaha ya kabiri, ariko hari n'ibirego byo muri FIFA gato tuza kunyuramo. Muri FIFA murimo muraregwa nande? Turaregwa n'umukinnyi witwa Suleiman Dafe, tugomba kwishyura miliyoni 23 z'uburyo twasesa amasezerano mu buryo budakurikije amategeko. Muramuzi ni 600 wari waturutse muri Mali, araza ntibyashoboka araturega aradutsinda. Na amafaranga nayo turi busoze kwishyura iki cyumweru. Angahe? Miliyoni 23 z'amanyarwanda. Icyo rwose ni nacyo kidufunze cyane, ariko ku munsi w'ejo ndumva tuzaba tubishoje. Ubu nta wundi muntu urega Rayon Sport? Undi muntu turega ni amafaranga dufitiye Lotfi. Ariko twagiye tuganira bitewe n'ubushobozi butabonetse, nayo turi muri gahunda yo ku cyumweru gitaha tuzaba twata. Lotfi yaje Nyarugenge, muganire gake. Bire byari bigoye kuri telefone, ubu tuzaganirira hafi. Noga ngo iyi area muri Rayon ivuga ngo react after losing the game, after losing the ball. Sorry, react after losing the ball. A ikavuga aggressivity, Y ikavuga yes attitude, iyo O ikavuga offensive play. Nono N ikavuga never give up. Nono iyi offensive play nicyo yavugaga gukina basatira. Ubwo rero yavugaga ntago bashakaga umudefenseur ufata umupira agahita degaja. Bashaka wa mudefenseur niba Garde Olivier amupashe passe ngufi, nawe abafite ubushobozi bwo gupasa w'imbere ye atadegaje, bagasora umupira ariko bakina short passes gahoro gahoro kugira ngo bakura adversaire ave inyuma aze gushaka umupira mu kibuga cya Rayon, babone espace none zo gusoramo umupira bohereza babakinnyi babasatira b'imbere. Mu yandi magambo rero irashaka gukina umupira wo hasi, amapase yo hasi ikubakereye nyuma jya mu izamu. Aho rero Trimanga kuko atari mwiza ku mupira ku kirenge nubwo ari mwiza mu kudefanda, baravuze bati reka tumureke dushaka undi mudefenseur wadufasha gutangiza umupira tugasora umupira gahoro gahoro. Nako najyango nganiremo gusa. Arakoze Rugaju, we yaranadusuye, nabwe muzadusure aho dukorera. Uyu mushinga kuwumva nuko
umuntu aranawukwereka ureba ukavuga uti nibyo, mukaduha n'ibitekerezo. Ikindi buriya muri defense twashakagamo umukinnyi ukinisha akaguru k'indyo ku buryo yatangiza umupira ku ruhande rw'iburyo, n'umukinnyi ukinisha imoso ku buryo twatangiza umupira ku ruhande rw'imoso, ariko n'ama kuvertire ashobora gukorwa. Buriya umuntu ukora kuvertire ku kaguru akinisha biramworohera kurenza gukora kuvertire aho udakinisha. Ubwo byaye ngombwa ko dushakamo umukinnyi ngira ngo uriya mu Nyachad witwa Charles ukinisha imoso, kandi dukeneye na height n'umuntu muremure, igihagararo igihe turi mu mipira yo hejuru dukina gute. Ni detail nyinshi wenda muri iki kiganiro tutajyamo, ariko mwumve yuko uyu mushinga wubakiye ku buryo buri tekinike kurenza amarangamutima. N'abakunzi ba Rayon Sport nibyo koko hari abakinnyi twabonye beza, ariko hari igihe umutoza na direction technique bavuga ati umukinnyi ubwo ari mwiza si igisubizo muri uyu mushinga. So abantu rero harimo navuga ati uwo mushinga ariko buriya iyo ikintu kigitangira igihe kikiyubaka kigakora. So rero uko twagiye twubaka uko ibyo bitekerezo kugenda twubaka biva muri buri defense mediane bikajya kuri attaque, nibyo byayoboye amarecruitment yacu. Abantu baribaza ngira ngo Rugaje yarabivuze, impande zose zacu twarazigumanye. Kwa Obed na Kabange twamwongera amasezerano, Kabange Ganijuru turimo turashaka n'undi wa kabiri, ariko kiri mutoya. Hari umwana mu minsi iri imbere muzabona, ku buryo twubaka equipe iri balanced, abantu bakuze, abo hagati n'abatoya. Ikindi twahereyeho twifuzaga equipe y'abantu bakiri bato. Buriya nimureba muri effectif tuzaba dufite moyenne d'âge turashaka tarenze imyaka 25. Abantu bari hejuru y'imyaka 30 twagufata ko yako hari igisubizo kirenze, ariko nabwo tutagufata igihe kirekire, ko umupira n'uw'abantu batoya n'abandi bakuru wenda baza babunganira, ariko twubakire ku batoya noneho en plus b'abanyarwanda. Iyo ugiye kureba recruitment twakoze, wenda uhereye nko muri mediane, umukinnyi nka Christian muri Mukura ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo ni umufungo, n'umwana ukiri n'umusore ugeze igihe cyo gukina, kandi muri ya style de jeu yacu abamuzi uburyo akina ni muri ya DNA ya Rayon Sport. Urebye ba Fabio, ukareba bano basore Didier twakuye muri Gorilla, n'uwo twakuye muri AS Kigali. Twibukiranye ahubwo Rayon Sport imaze gusinyisha abahe bakinnyi duhereye muri defense. Tugenda twibukirana twese nka Samiri kugira ngo abantu banabibuka abo biswe imifungo naba. Dore muri defense hari bakuye muri Gorilla, hari Didier bakuye muri Gorilla, akaba na Charles uriya bakuye muri Umunyachad. Ndayishimiye Didier oya matumona akaba matumona bakuye Magaju. Uriya mu Didier rero ngo bazamubarira mu basatira buriya mu bawinga. Ndayishimiye Didier uriya wavuye muri AS Kigali yakinaga buriya muri AS Kigali. Hari babiri, Ndayishimiye rero we bazamubarira mu bawinga, ntabwo bazamubarira mu defense. So ubwo hari Nkundimana Fabio, Nisingizwe Christian, ego hakaba n'uyu mwana Muhoza batarerekana. Muhoza impamvu ari n'umwana ukiri muto, ari mu mashuri, ngira ngo basoje ibizamini ejo, ku buryo uyu munsi cyangwa ejo ko bano bana bakiri abanyeshuri twanga kubapertira iyo akiri muto yari mu mashuri. Hari ubwo umutera pressure ugasanga udeviye n'ibindi yakoraga mu ishuri bitewe ni social media uburyo zikora. Yawurya wa posting umwana ugasanga abamwandikira bagira guti bivugwa byose, ushobora kujya gutya ikivugwa kikamutesha n'umurongo yararimo mu ishuri. Twaravuze ngo abanze ari concentre, ariko muri iki cyumweru nawe ari mu bakinnyi turi busoze twerekanye. Ubwo na Moza Daniel bwa rundi twibagiwe
mu banyarwanda Mu Banyarwanda. ntawe ariko mu banyamahanga ubwo harimo Atiso Kojo tumaze ubwo mu banyamahanga twabonye Mutumona tubona n'uyu munyacadi bita Charles n'uyu muhinga Atiso n'uyu Atiso mu banyamahanga n'abanyamahanga batatu Rayon Sport ku isoko rya mpuzamahanga ihagaze gute kadufata akaruhuko gato cyane no perezida atubwira ese ku isoko ryo hanze y'u Rwanda Rayon Sport yarasoje cyangwa se baracyaririho